Ibihe byiza kuri mwese mukomeje gukurikira KTV Skills, nizere ko mumeze neza. Mbazaniye amakuru mashya. Mwese mwumvishe ko indirimbo Sikosa yamaze gutsibwa ku rukuta rwa YouTube. Nje kubabwira ikibyihishe inyuma. Iyi ndirimbo yatsibwe ku rukuta rwa YouTube nyuma y'uko yari imaze kugera hafi views zirenga miliyoni imwe kabisa. Yatsibwe yarekaramwe na 1RPM, sosiyete icuruza imiziki iherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Impamvu bayitsibye ngo ifitanye isano n'indirimbo Ecole, bakaba bashinjije Kevin Kade ko yabibye igihangano cyabo kabisa. Iyi 1RPM ifasha abahanzi gucuruza indirimbo ikabaha 80% by'ibyavuye muri iyo ndirimbo kabisa. Ubu Kevin Kade yanditse ko ntaho bihuriye, nta muntu n'umwe muri aba basore bayikoze waba hari uwo byaturutseho cyangwa se mu bo bayikoranye bose n'abandi bayikozeho, bakavuga ko ari icyo kibazo gusa ko bari kuvugana n'iyo sosiyete ngo barebe ko igihangano cyabo bagisubiza kuri YouTube kabisa. Rero abantu mwari mwagize ikibazo, nimugire ikibazo, indirimbo ishobora ngo kuza kugarukaho mu masaha make ari imbere, kuko ngo bari mu biganiro kandi biri kugenda neza cyane. Nshimira mwese twabanye, kora subscribe aho munsi.